yakuye Danieli mu rwobo rw'intare, abatatu mu muriro baboneka ari bane. None nshuti naho ibibazo byakara, wizere ko Imana ishobora byose. None nshuti naho ibibazo byakara, wizere ko Imana ishobora byose. Ngo turazi inkuru twese ya Danieli, uburyo yagambaniwe, abantu kubera ko babonaga afite igikundiro ku mwami. Hanyuma bagenzi be baravuga ati no, tugomba kureba ikintu cyatuma twikiza uyu muntu. Bajya umugambi bati tubwire umwami ko twese tugomba kujya twubama tugasenga. Kwa wari wazi ko watazi. Nkuko bisanzwe ni Didasi, aho tubazaniye amakuru menshi agiye atandukanye, ariko nanone dufite umutumirwa ngira ngo byose ibyo nirirwa mbabwira ahubwo muba mwamaze no kubibona ku maskrini yanyu. Ariko turaza guca mu makuru menshi agiye atandukanye. Korali Siyoni yo mwijenda ifite igiterane kivuga butumwa cy'iminsi 2. Korali Shiro yo muri ADPR mu karere ka Musanze nayo ifite igitaramo ni ku cyumweru, ndetse n'andi makuru menshi tugiye kubazanira. Ariko nanone dufite umutumirwa, ni umuhanzi umaze kugira byinshi ageraho mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, araza kubyivugira. Ahubwo mbere yuko dukomeza, reka nizere ko ahantu hose muri mumeze neza cyane, yaba mu Rwanda yaba hanze yarwo. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda nizere ko atekanye kandi ameze neza. N'abatameze neza biriravuga ngo ntago buhora bwije, nyine hari igihe bucya hari n'igihe bwira. Ubwo uyu munsi bwije ejo buzaba bwakeye. Reka nizere ko rero ihumure ryanjye nditanze kuri mwese mutameze neza cyane. Ejo nahanyu namwe muzishima kandi muzaseka, ngo nta mukiranutsi n'umwe uzigera wikorera amaboko, nta uzicwa n'inzara cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Twongeye kubaha ikaze nanone. Nari maze kubabwira ko tugiye kunyura mu makuru ari kugenda avugwa make ya muri yo, kugira ngo tubone n'umwanya wo kwakira umutumirwa wacu. Hanyuma hari abantu batakemera ko ngo kujya ikuzimu bibaho. Uyu munsi nabazaniye inkuru y'umupadiri witwa Gerard Johnson. Gerard Johnson ni umupadiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Michigan. Yavuze ko 2016 yapfuye azize indwara y'umutima, akagera ikuzimu. Nimumbaze ngo yagiye niki. Akagera ikuzimu akabona ibihakorerwa birimo gutwika abanyabyaha, baririmba indirimbo dusanzwe tubona hano ku isi. Hari indirimbo mwirirwa mubyina, ariko ngo korali z'ikuzimu nazo ziraziririmba ziri gutwika abantu. Mu mashusho y'uyu mupadiri yashyize hanze ku rubuga rwa TikTok, avuga ko ubwo yageraga ikuzimu yamaze igihe gito, ngo gusa kuva yavayo iyo avuze inkuru z'ibyo yahaboneye umutima urasimbuka, ku buryo ngo icyo umuntu yaba yamukoreye cyose kibi adashobora kumwifuriza kujya ikuzimu bitewe n'uko yahabonye. Umupadiri mu nkuru yavuze yahabonye avuga ko ngo yabonye umugabo batwitse apfukamye nk'imbwa, aziritse umunyururu mu ijosi, ngo bakamutwika bahereye ku mutwe bagana inyuma, ku buryo byari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma ku ndirimbo rero baririmbaga batwika uyu mugabo, yaravuze ati ikindi ngo nuko iyo bari kubabaza abantu, abadayimoni bagize korali ntaho zitaba. Abadayimoni bagize korali y'ikuzimu baba baririmba indirimbo yari hana yitwa Umbrella. Hari abahise bayitekereza, bamwe bahita banayiririmba, abandi bagiye kuyishaka ngo bayirebe, ngo bakayiririmba mu buryo indirimbo itanditsemo, ku buryo bagenda basobekeranya amagambo bikabangamira umuntu uri kuyumva. Ibyanjye urabyikorera
bikwiriye wowe tanyuzwe mpamya ko bikwiriye wowe kugushima Yesu warakose. nuko yivuze mu buryo bwa gihanzi ariko ntabwo bibujijwe ko yanakwivuga mu buryo busanzwe. Yego. Muraho neza, nitwa Igihozo Christine, ndi umuhanzikazi wa gospel. Yego, ndumva ari ubwo hari wari utegereje kumva ugize ngo ibi ntabwo bikiranga umuntu uri mariye cyangwa utari mariye, ariko ndi ingaragu. hanyuma turi kumwe n'Igihozo Christine, ni umuramyi mwiza rwose, ufite indirimbo nyinshi cyane. nahoze ndeba kuri cano yawe, ahubwo mbona ibyo ntatekerezaga. ufite indirimbo nyinshi wana? Ntabwo ari cyane, biracyaza. ibanga ni irihe? kuko hari abantu binjira mu muziki ugasanga afite indirimbo 2 mu mwaka, 3 mu mwaka, ariko wowe ndi kubona ewana ni nyinshi pe. Biracyaza, ndafite nyinshi ahubwo zitarakorwa, zizakorwa. ubushobozi rikaba ari cyo mperaho. Yego. ku bijyanye n'ubushobozi ntabwo bikuvuna? birumvikana, burya iyo ugiye gukora ikintu ushyiramo imbaraga zose ufite, urabyumva nawe ko biba bisaba nyine ubushobozi. ukora he? ntabwo byoroshye pe. nibyo, ariko Imana iradushoboza. Igihozo, watangiye umuziki ryari? umuziki hari abenshi bahita bavuga bati natangiye muri Sunday school, ariko njye ndashaka kubikora turabyita biri special, biri profession. biri profession. natangiye muziki kuririmba kera nkuko bivuze, nkiriga muri primaire narimbaga muri korali, ngenda nzamuka muri segonderi nkiririmba, ndanarangiza kwiga amashuri yanjye segonderi nkiri muri korali. hanyuma nza gufata umwanzuro 2021 niho natangiye gukora amakavazi, hanyuma mbona kujya mu muziki nyine mu buryo buri official ku giti cyanjye. Yego. ujya gutangira gutekereza kuza mu muziki official, ni ibiki wagendeyeho kugira ngo ufate icyo cyemezo? muri korali ubundi usanga hari ukuntu bakurimita, udashobora kuba ntabwo nyine ubyumva cyane nk'uko ubishaka. hari ukuntu uba ushaka kugaragaza ikintu cyawe, ariko ugasanga hari imbogamizi zimwe na zimwe ziri gutuma utabikora. so rero gufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndirimbe ku giti cyanjye, nuko hari ibyo numvaga ngomba gushyira hanze, noneho nkanjye ubwanjye. Yego. hari abahanzi benshi bari mu muziki w'u Rwanda, hari n'abawubanjemo. wowe ni iki gishyashya wazanye mu muziki? itafari ryawe ni irihe? ntabwo ngaya ababanje, kuko n'ubundi usanga umuntu ari kwigira ku batubanjirije, ahubwo nanjye naje kongera imbaraga mu muziki, cyane cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. ariko hari ikibazo ntajya mbaza abantu, ariko reka nyikubaze weho. mu muziki umuntu agira nkanjye nakuze hari abanyamakuru numva nshobora kuzaba nkabo. nawe mu muziki wawe uko biri kose hari abahari wumva ushaka kuzaba nkabo, abo ni bande? biduhishurire. ubwo nabo nkunda, abo ndeberaho wenda cyane cyane n'abakora imiziki mu buryo bwa international buhanzi, nibo nkunda kwireferaho, nka Tasha Cobbs, Leonard ndetse na Snatch. Yego.
ariko nawe ndumva umuziki wawe ugomba kujya international kuko cyane niyo dream ufite. niyo dream. Yego. Hanyuma ni iyihe ndirimbo wahereyeho? Kuzanjye cyangwa kuri Kuzawe, kuzanjye ni ku musaraba. iyi ngiyi sure cyane. ku musaraba se n'iyi ngiyi ivuga ngo tegereza iyo wakoze imbere niyi? Iyo nakoze imbere ni ku musaraba. Sure. Yego. Hanyuma tegereza nayikoze ari iya kabiri. Okay, ntacyo. Ubwo izi zindi ni amakava? Yego, iza mbere ni amakava. Kava ya mbere wakoze ni iyihe ubwo? Ni This is a Move. This is a Move ya Tasha Cobbs na Brandon Lake. Ubwo ntabwo ndirirwa nkubaza impamvu wayikoze kuko wamaze kuvuga ko ari mu bantu ukunda, ahubwo reka twigire ku ndirimbo zawe nk'iyi ngiyi ivuga ku musaraba. Reka ariyo duheraho. Kuki wahisemo kuyita ku musaraba? Yego, impamvu cyangwa indirimbo yitwa ku musaraba, impamvu yitwa ku musaraba n'amagambo cyane avuga ko Imana yatutswe, Yesu yaratutswe, yarakubitwa ku bwacu. Ubundi mbere Imana yari ifitanye umubano cyane n'abantu, ariko nyuma uza kumera nk'aho uvuyeho kubera icyaha. Hanyuma rero kugira ngo ubusabane n'Imana hagati y'umuntu n'Imana bwongere bugaruke, hagombaga kuza nyine Yesu. Hanyuma rero araza aradupfira, arababazwa ku bwacu kugira ngo ubusabane bwacu n'Imana bwongere kandi bube restored. Rero iyo ndirimbo yaje ariyo kugaragariza abantu urukundo Imana yatweretse, uburyo yatwitangiye ku musaraba, agakubitwa, akemera, agatukwa ku bwacu. Muri iriya ndirimbo hari iri gutangira usa n'uturutse ku ruhande utari wegereye mikorofone, ntabwo wari uri ku rubyiniro. Iriya geste yari ishatse kuvuga iki? Iriya geste niyo yavugaga ko nyine nje nyine kuririmba. Urumva impamvu nayibajijeho, indirimbo ni iya mbere wari usohoye. Yego. Urangije abaririmbyi aba backsinga bawe bari bari imbere n'abacuranzi, muziki yatangiye utari kuri mikorofone, nyuma uza kuri mikorofone uturutse outside. Nari mvuye kubasengera. Nari mvuye kubasengera. Kariya kantu wagatekereje ute? Ariko nkunda creativity vraiment. Actually ntabwo yari ide yanjye, yari ide ya director. Niwe wampaye ide. Ntabwo navuga ko ari njyewe wayizanye. Hanyuma mu ndirimbo yawe yitwa ku musaraba, igice ugeraho kumva rwose ukavuga uti hano Mana warakoze kumuha amavuta ku cyandika, ni iki? Naho mvuga amagambo turi kuririmba hari ahantu hafite ukuntu hari hegereza umuntu mu bihe byiza, ariko nabivuga. Iyi ndirimbo yagutwaye igihe kingana iki kugira ngo uyikore? Kujya muri studio no gushutinga byatwaye amezi 2 n'igice. Amafaranga yo ntabwo yatubwiraho. Amafaranga byatwaye. This kind of stuff. I'm telling you. Zabivuga utaha. Okay. Ya, hanyuma urangije ku musaraba wese ukora iyihe? Hahise hakurikiraho tegereza. Noneho umaze kubona ibitangaza by'Imana, uburyo yaje kubabazwa, kuki wahise ukora iyitwa tegereza ntukore iyitwa noneho muhumure? Ubundi ntabwo uyu muziki wa gospel utandukanye n'uwa sekira. Kubera ko sekira nshobora kubyuka mu gitondo nkahita nandika ibintu, nshobora no kukureba gutya Didas nkahita nkuririmba nyine ibintu bije bitewe nuko ndi kukubona. Ariko gospel aho itandukanye na sekira nuko ni ibintu uririmba wahawe kandi biri kubyiganiramo ako kanya. Ntago ari ibintu indirimbo ndazifite nyinshi nari gukurikizaho, ariko kubera ko tegereza niyo yari yisiza kandi niyo nari mpawe numva iri kumbyiganiramo, ndavuga iyi ngiyi niyo nkwiye kwita nkora. Mu ndirimbo tegereza, indirimbo iyo ari yo yose haba hakumiyemo message imwe umuntu ashaka gutanga. Iyo message washaka gutanga muri tegereza ni iyihe? Ni message ivuga ngo
abantu bategereze bizeye ko Imana icyo yavuze kizasohora. Kubera ko hari igihe umuntu aba frustrated, sinzi niba iryo jambo wenda abantu bari bubyumve cyane, ukumva mbega mu mutima nta cyizere ugifite cy'ubuzima, ukumva ejo hazaza ntaho, hari ukunda kuvuga ngo ejo senga ejo ni hehe, ngo nta gihari rwose cy'ejo cyanjye cyiza, ukumva yacitse intege. Nyamara hari icyo yavuganye n'Imana, hari ijambo Imana yakubwiye. Umuntu wese agira Imana imufiteho umugambi. Navuga ngo rero ngo bategereze bihanganye, ariko kandi banizere. Bizere, bategereze bihanganye. Gukora no kw'Imana. No kw'Imana rwose. Iyi ndirimbo yo ntago ndakubaza byinshi nk'uko nabikubajije ku musaraba, nuko ku musaraba yari indirimbo yawe ya mbere. Ariko nanone hari nk'ibibazo umuntu wese aba yibaza. Iyi ndirimbo yitwa Tegereza, ninde wayikoze, yakorewe hehe, kuki ndi kubona indirimbo zawe zose zijya kuba live? Yego, Tegereza yakorewe muri studio ya producer Steven. Hanyuma amashusho n'ubundi yakozwe na Silver Creation. Okay. Hanyuma igice kigushimisha studio yitwa The Pitch. The Studio. Okay. Iyi ndirimbo yawe Tegereza, noneho igice kirimo kizingiye mu bwa butumwa washaka gutanga ni ikihe? Yego, hari icyakabiri kivuga ngo yakuye Daniel mu rwobo rw'intare, abatatu mu muriro baboneka ari bane. None nshuti nawe ibibazo byakara, wizere ko Imana ishobora byose. None nshuti nawe ibibazo byakara, wizere ko Imana ishobora byose. Ngo turazi inkuru twese ya Daniel, uburyo yagambaniwe, abantu kubera ko babonaga afite igikundiro ku mwami. Hanyuma bagenzi be baravuga ati no, tugomba kureba ikintu cyatuma twikiza uyu muntu. Bajya umugambi bati tubwire umwami ko twese tugomba kujya twubama tugasenga, ko bazi ko atari kubikora. Hanyuma Daniel atekada akajya asenga 3 ku munsi, kandi barabibazanyije ko nta muntu ugomba gusenga. Hanyuma rero icyo ngicyo kiramuhama, kandi yanga no kubyihakana ko abikora. Numva yizeye Imana, avuga ati ya Mana yanjye nsenga singomba kuyihakana. Nta n'ikindi kintu ngomba gushyira imbere atari Imana yanjye. Bamujugunya mu rwobo rw'intare kubera ko umwami yari yarabisinyiye ko umuntu uzica amategeko azamuhana. Ariko uriya mwami ngo nawe yarafite icyoba, kuko ngo yazindutse ajya kumureba. Yaramukundaga kubera ko nta kundi yari kubigenza, yari yamaze gutanga itegeko yasinye, kandi ngo bati amategeko atagomba kwivuguruza ku itegeko yasinyiye, nta kundi yari kubigenza. Gusa nawe yari azi ko Imana yiwe Daniel asenga iri bugire gute, iri bumutabare, iri bumukize. Hanyuma yari yakuye Daniel mu rwobo rw'intare. Iyo nkuru turayizi twese. Igakura bariya abagabo Saduraka na Meshaki na Abedenego muri uriya muriro, ikabakuramo ari bazima. Ni Imana rero yo kwizerwa. Imana yo kwizerwa, n'abandi bayizere banategereze. Bayizere rwose. N'uwari wumva acitse intege yongera agaruka imbere y'Imana, apfukame asaba Imana imbabazi, narangiza yegere cyane yizere. Okay, ngaho noneho turirimbire kuri iyi ndirimbo yitwa Tegereza ho gato, turirimbireho. Nta kure Imana itava n'umuntu, kuko ni Alpha Omega Jehovah Shama, n'itangiriro ikaba naryo herezo. Ni Imana ivuga yarangiza igasohoza, n'itangiriro ikaba naryo herezo. Ni Imana ivuga yarangiza igasohoza. Icyo usabwa wizere Imana gusa, iyivuze burya irasohoza. Tegereza wihanganye nshuti,
kuko ntigibeshya itwa ishobora byose. Wow. Yeah. Nanjye kukubwira ngo gasubiremo. Ame, 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 ame. 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 Ame. Hanyuma cyakora Imana izi gutanga amajwi vraiment. Murakoze. Anyway, kuki utahisemo kujya kuririmba sekira ukaririmba gospel? Yego. Murakoze cyane ku kibazo mbajije. Buri wese agira umuhamagaro we. Yeah. Nanjye umuhamagaro wo kuririmba izi ndirimbo zihimbaza Imana no kuramya ni wo wanjye. Hamaze iminsi hari inkundura muri iyi gospel. Abantu bavuga bati hari n'ikiganiro duherutse gukora hano twibaza tuti ese kuba muri gospel turi kubonamo Israel Mbonyi gusa yari uri gukora cyane tukabona niwe wakoze cyane, niwe wakoze ibitaramo, niwe wagiye hanze y'igihugu, niwe wakoze iki, abandi biri gupfira? Barahari ntago bihishe, ariko hari ikintu cyitwa opportunity niba ariko nabyita. Umuntu ari hariya hari inyuma adafite abandi bantu bamufasha cyangwa nta zindi opportunity ari kubona kugira ngo atambuke abashe guhereza abanyarwanda cyangwa n'abandi ibiri muri we, navuga ko ni imbogamizi bafite cyangwa dufite natwe twese. Birasaba ngo abantu baduhe umwanya natwe. Umuntu ashobora guhita yibaza ati ese iyo opportunity Israel Mbonyi yabonye hari abamutanzemo batayibonye kandi bari babishoboye nabo batabonye, iyo opportunity yaba ari iyihe, ishingiye ku ki? Njye mvuga ko ari opportunity, ariko kandi buriya n'umuntu nawe abigiramo uruhare. Ushobora gusanga abo wenda batagaragaye cyangwa ngo mbega ministry yabo igaragare cyane, ari uko nabo byatewe n'imbaraga babishyizemo. Hari ukujya mu kintu ugakurikira uwo muhamagaro wawe ufite, ariko kandi hari no kugishyiramo imbaraga, ukagisengera yego, ariko ukanashyiramo n'imbaraga zawe. Buriya Israel ashyiramo imbaraga. Mwebwe kuki mutari gushyiramo imbaraga rero? Turi kubikora, turi kugerageza. Mu minsi iraza turaza kubona igihozo nibura ari kujyana na Mbonyi muri Israel. Ariko nanone ntabwo twebwe twabyishoboza, dushobozwa n'Imana, ariko kandi n'abantu bakadushyigikira. Mubona bizageraho abantu basobanukirwa umuziki wa gospel ku buryo hari icyo twita routine. Routine ukavuga ati kanaka adahari ntabwo ibintu byakorwa, cyangwa se ntuza atari ubikoze ibi ntabwo byakorwa, ku buryo tuzabona hashobora kuza challenge. Nubwo twirwa tuvuga ngo gospel hejuru ya sekira, ariko ni abantu bamwe, ntabwo ari bose. Icyo ni ikibazo, niyo mpamvu nakubwiraga ngo natwe dufite challenge. Nturi umunyamakuru, ubu ngubu ndi hano kubera yuko wampaye umwanya, ariko you are most welcome bose n'ikindi gihe. Ubwo rero Mbonyi niba akomanga ahantu hose akisanga, wenda hakaba hari uko basanzwe babana, ntirabipfira muri iyo relationship umuntu agirana na abantu bagirana. Ubwo bimwe mu biri kumushyigikira ni uko hashobora kuba azi gucreate relationship. Yego cyane, akuri kumenesha. Nibyo byiza n'abantu basobanukirwe. Buriya hari abandi bibaza ibyo bibazo, twebwe tubariza abantu. Hari bavuga ati kuki Mbonyi, urabona dufite abaramyi benshi, dufite ba Aime w'Imana, dufite ba Patient, dufite kandi vraiment n'abaramyi beza banabikora, ariko umuntu akibaza kuki bo tutabona basoundinga cyane. Kuki Mbonyi? Ariko urumva iyo umuntu abonye nka experience y'umuhanzi mugenzi wabo akaba ari wowe ubivuze, nibura kubyumvikanisha bigerageza koroha
cyane ni ukuvuga ngo bashake ubushuti bakereye ubushuti cyane. aha hari n'intambara mperutse kubona, hari n'ahantu tubana nabonye yajemo ivuga ngo abanyamakuru ngo n'abahanzi ngo sini ukuntu kuryana sini. iyo nkuru yabonetse he? Kuri Paradise se barabivuze ngo abahanzi barya abanyamakuru sini, abandi bakavuga ati abanyamakuru abahanzi nabo bari kuturya sini, abanyamakuru nabo bati abahanzi bakarira bati abanyamakuru baturya sini. Ubwo ngikurije kuri icyo wari uvuze cya Israel Mbonyi bijyanye no gushaka ubushuti. kuryana sini byo mbona ntabwo ari mu banyamakuru cyangwa abahanzi gusa, abantu bamwe ni hose, kuko biterwa buriya n'umuntu karagiteri yiwe. ushobora kubona afite iyo mico mibi yo kubona wanyandikira nka kwihorera atari uko ndi umuhanzi cyangwa atari uko ndi umunyamakuru. nanone ushobora kunyandikira nka kwihorera, nabibona biterwa mbega na karagiteri y'umuntu. ntabwo bivuga ngo biri mu bahanzi cyangwa abanyamakuru, ahubwo ni abantu bose. iyo mico mibi tuyirinde rwose yo kuryana sini, twubake gospel cyane imbaraga ishoboye aho buri wese yisanga kandi akoroherezwa gutanga ubutumwa bumurimo. aba gospel benshi nakira hano baba bambwira bati ni Imana yanshyizemo aya magambo. iyo umuntu abaye bariya rero yo kugira ngo aya magambo agere ku bantu Imana yageneye, harimo n'ikibazo bagomba kwitonda iby'Imana, ntabwo byoroshye cyane. ariko ubundi usengera hera? nsengera mu mutima, ahubwo nteranira nteranira muri Eglise Gilgal Evangelique au Rwanda iba Nyamirambo mu Gatare. Eglise Evangelique Gilgal au Rwanda EGR. ubwo rero twebwe tuyafata ari impine. nk'uko uzayatubwira arambuye byaba ari birebire. buriya niho uteranira. hari abahanzi benshi bakunze kugenda bagaragaza ko amatorero basengeramo nta bufasha bahabwa, ntacyo abafasha muri music. mwebwe wanyemeze bite? ubwo ubufasha bavuga ni ubuhe? kuko ngewe ni support wenda navuga ndayibona. sinzi ubwo wenda iyo support yindi bakeneye yari y'amafaranga se cyangwa urumva umuntu akaba ari umuhanzi nk'itorero rishobora gutegura igitaramo ntabonemo umwanya wa performance. biterwa, ariko ngewe ntabwo nahita njajinga ayo churches, ahubwo navuga ko byaba byatewe nanone n'imibanire yawe nabo. niba utarimo gutanga umusanzu wawe mu itorero ngo ugaragare nawe ubahe, mu gihe bagukeneye bakubone, wowe urumva ko noneho mu gihe uzaba ubakeneye uzababona. bipfira muri relationship, ibintu byose bipfira muri relationship. nibaza ko nabo bakabaye batanga umusanzu. ntube umuhanzi ngo wumve ko ugomba kuva mu itorero ryawe. oya, ugomba ahubwo gutera imbaraga cyane ba bandi nabo kugira ngo ubashe kubazamura. harakorwa iki kugira ngo se abo bantu wenda tuvuge yarakosheje, ariko iyo umwana akosheje ntabwo umubyeyi ahita arekura? oya, ntabwo rekura. none burya umubyeyi buri gihe cyose aba afite imbabazi ku mwana we. buriya niyo wakosa umubyeyi wawe arababara, ariko akanya gato ahita avuga ati nta mwana nyine kamubabarira. nubwo iminota iri kutujyana, ntabwo nk'umuntu uba muri industry ya music, ntabwo nanone ishingiye kuri gospel kuyobokamana, ntabwo uri buze kunshika ntakubajije iki kibazo. saga imaze iminsi y'umugabo witwa Pastor Claude n'ubuhanuzi bwe byanavuzweho cyane, bigarukwaho n'abantu benshi bavuga ati ubuhanuzi bw'iki gihe bwarapfuye, ntabwo tuzongera kwemera iby'abahanuzi, barabeshya, baratekinika, bakoresha amarangamutima. abo bantu bo urumva ubafitiye ubuhe butumwa? wansubiramo neza ikibazo? donc hari ubuhanuzi Pastor Claude yahanuye, ntibyaba uko yabihanuye, ndetse hari n'indahiro yashyizeho. ararahira, arangije aravuga ati
ndarahiye nziyambura umwambaro w'ubushumba n'ibitaba n'izindi ndahiro yavuze, ariko biza kurangira ibyo yahanuye bitabaye kandi yari yavuze ko ari Imana yabimubwiye yabimweretse. Hari abantu rero benshi bacitse intege bakavuga ati nta bahanuzi bakibaho, nta by'ubuhanuzi ni ukubireka. Abo bantu bahungabanyijwe n'icyo kintu barababwira iki? Abantu bahungabanyijwe n'ibyo bo ntibanabihe umwanya. Si na ngombwa ko biha umwanya kubera ko kuva na kera hose abahanuzi b'ibinyoma bahozeho baracyana ariho, ahubwo noneho ubu nibwo bifite imbaraga cyane. Ntabwo umuntu agomba kuyoborwa n'ubuhanuzi ngo ndajya muri gospel, ngo ndakurikira Imana kubera ubuhanuzi. Ni ubuyobe. Ugomba gukurikira Imana kubera icyo uzi Imana iri cyo ku buzima bwawe. Ntuyikurikire ngo kubera ko yavuze nzaguha inzu, nzaguha ibi, nitabiguhase uzayivaho. Nagira ngo mbwire abantu ahubwo ntibaha agaciro cyane ubuhanuzi, ahubwo baha agaciro ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma ariko n'ubuhanuzi hari abo bukenewe. Abantu baze kwitwara gute igihe bahuye n'ubuhanuzi? Barabwirwa n'icyo bw'ukuri n'ubw'amarangamutima, nk'uko nabonye Yongo yabivugaga ati niba umuntu yikundira umuntu nta mpamvu yo kugira ngo abishyiremo Imana. Abantu barabwirwa n'icyo ubuhanuzi bw'ukuri cyangwa se ubw'amarangamutima? Ubuhanuzi bw'ukuri ni ijambo ry'Imana. Icyo nabwira abantu ni uko basenga, buriya Imana nawe ubwawe yakubwira reka. Kandi umuhanuzi wa mbere burya ni wowe ku giti cyawe. Wowe ntiwihanurira amagambo meza, ukabyuka mu gitondo Igihozo Christine umeze gutya, uzaba umuntu umeze gutya na gutya, nkabyihanurira bizaba, kubera ko ndabyihanurira buri gitondo, ndabisengera. Ni wowe, mbega ni wowe ushobora kwivugaho ibintu kandi bikazaba. Nkaho kwizera ngo umuntu ngo yakubwiye gutya, ubwiwe n'iki se ko yabihawe n'Imana? Ahubwo wowe senga, Imana ikuganiriza. Witonde. Mu bijyanye no gukora amashusho, abantu bakenera kwambara, gukora amadizayini. Ninde ugufasha mu kubona imyambarire? Ninde ukwambika? Ndiyambika. Oh my God. Uriyambika? Ndiyambika rwose. Ndidizayiningira imyenda uko igomba kuba imeze. Byose niwo byikorera? Nyamara ntabwo woroshye. Ahubwo se nyine shyiramo igishoro. Nanjye uranyambika rero? Ndakwambika rwose, ndakudizayiningira uko uzajya wambara. Ariko mu buzima busanzwe ukora iki? Kuko ukora ibintu byinshi bigutwara amafaranga. Murashaka akazi nkora se? Ufite abaterankunga bakumeneramo, uri sapotinga buri kimwe? Yego, ndi sapotinga kuri buri kimwe, ahubwo nkeneye umuterankunga. Muri kubyumva abanyarwandakazi? Nkeneye rwose umuntu uza kuntera ingabo mu bitugu. Vraiment uri umwe mu bantu bakora cyane. Nk'ejo bundi nabonye indirimbo zawe ebyiri mu cyumweru kimwe. Yego, cya kitarashira koko. Ari after 5 days I think. 5-4. Wumva ko urakora cyane, wa mugani hagize umuntu ugutera ingabo mu bitugu, byaba ari ibintu byiza cyane. Ntago namuhombye. Ntago wamuhombye pe, kuko urakora. None wenda ikibazo cya nyuma. Yego. Abantu ko bari kuvuga ngo nta gikwe, nawe niko bimeze? Nta gikwe gute? Nta bintu by'ibikwe. Ibikwe se ntabwo. Ngo nta bihari se nta bikibaho? Nyine ngo ubwo nta bikwe bikibaho se, cyangwa ntabwo bashaka? Ubaza ngo ubwo ni ryari? Bashaka kumbaza ngo ni ryari? Reka da. Nta gahunda. Ubwo nyine nibiba muzabimenya, ariko ubu ntayo. Hanyuma nk'umuhanzi rero hari ubutumwa, urumva ntabwo bwose wabushyira mu ndirimbo ngo bikunde ngizire rimwe, ariko hari ubutumwa buba busigaye uba wumva wageza ku bantu. Ubwo butumwa ndashaka ko ubutanga. Murakoze cyane. Reka abantu bafite Bibiliya hafi aho hamfashe turebe kino gice kiri muri Deuteronomy. Ubwo ni Deuteronomy, buriya si ugutegeka kwa kabiri? Yego, gutegeka kwa kabiri
31 nkizi cyane mu cyongereza. nta kibazo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 umurongo wa 6 aravuga ngo mukomere mushikame ntimubatinye ntimubakukire imitima kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere ntizagusiga ntizaguhana. Amen. Ubwo nibwo butumwa nabazaniye muri 2023. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Imana ntizagutererana muri 2023, ariko nukomera ukashikama imbere yayo. Bivuga ngo Imana izagushyigikira muri byose, ariko Yego. uvuze akantu gakomeye, ariko bisaba kuba imbere yayo cyane. ngayo nguko mwa bantu mwe, nizere ko mu kiganiro kitari kinini cyane tugiranye hari byinshi bakuyemo, ariko igikomeye cyane mubi imbere y'Imana nayo ntabwo izabatererana. Sibwo butumwa bukomeye wabahaye uyu munsi cyane, nibwo mbazaniye. Usibye kugushimira se hari ikindi? Nanjye ndabashimiye cyane by'umwihariko kuba mutekereza ku baramyi bakizamuka kugira ngo babashe kugaragaza impano zabo ndetse no kuvuga Kristo muri rusange. Imana w'umugisha, kandi nshimira abanyarwanda n'abanyarwandakazi haba ari mu Rwanda no hanze bahora badushyigikira kugira ngo ibyo dukora tubashe gukomeza kubibagezaho byoroshye. Yego. Hari abantu bagushaka bagukura hehe? Yego, abantu bakeneye ibikorwa nkora cyangwa se indirimbo zanjye bazireba kuri channel yanjye ya YouTube, ni Christian's Heart, ni amazina ya channel, ariko bakushyizemo n'amazina yanjye Igihozo Christine, bambona cyane. Hanyuma indirimbo zanjye kandi ziri no ku yandi ma platforms, yaba Boomplay bajyaho bakazireba, kuri Spotify hose indirimbo ziriho. Na hano kuri BTV zirahari? No kuri BTV zahageze. Ushobora kwandika tegereza by Igihozo Christine, ushobora kwandika ku musaraba by, aho kuri channel hariyo ibihangano byinshi bitari izo ndirimbo. Yego, bitari indirimbo, hariho amakava, hariho ibitaramo bitandukanye tujya dukoreraho. Ubwo rero bajyaho bagasura bagahabwa umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka natwe dushimire Igihozo Christine wemeye kuduha umwanya tukaganira, tukagira byinshi tumubaza, ariko namwe mukagira ibyo mumenyaho, ariko nanone mukamenya ko hari indirimbo nyinshi afite zikeneye guterwa inkunga namwe. Nizere ko rero mwanogewe n'ikiganiro. Na Didas turi imbere twanye muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe.